Buri gitondo ni kenshi uhura n'abantu bazindutse kare, haba abantu babyutse saa 10 cyangwa saa 11 bakitegura bakajya mu mirimo yabo, aho baba bagiye gushaka amafaranga, bagakora umunsi wose maze bagataha bananiwe. Ibyo ugasanga babikoze imyaka myinshi gashira, gusa ukabona nta kintu gihinduka mu buzima bwabo. Ariko ikibazo si uko badakora cyane, ahubwo nuko hari ibintu byinshi abantu batajya babwirwa ku mafaranga, ku mibereho n'uburyo bwo kwivana mu bukene. Uyu munsi niyo mpamvu tugiye kuvuga impamvu usanga umuntu akora imyaka 10 cyangwa 20 ariko akaguma aho yari ari na mbere, ukabona najya atera imbere. Ikaze nk'ibisanzwe. Impamvu ya mbere tugiye guheraho ugomba kumenya nuko gukora cyane nibisobanuye gutera imbere. Ku isi hose usanga hari abantu bakora cyane kurusha abakire benshi. Usanga umuturage ahinga guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, cyangwa ugasanga hari umumotari umara amasaha 15 ari kwiruka ku zuba, cyangwa umucuruzi ukora buri munsi nta kiruhuko. Ariko ikibazo si uko bakora ako kazi, ahubwo nuko bakora kugira ngo babeho uyu munsi cyangwa babone baramutse, ntabwo bakora bubaka ejo hazaza. Abantu benshi usanga bakorera amafaranga yo kugira ngo babeho none, mu gihe abakire benshi bakoresha ayo mafaranga bubaka ubutunzi bw'ejo. Abantu benshi usanga bakorera amafaranga bikarangira yose bayakoresheje uwo munsi. Ariyo mpamvu uzabona hari nk'abantu benshi bakora akazi kabahemba amafaranga afatika, ariko ugasanga najya atera imbere. Ubuzima bwe nibujya buhinduka, agahora ari ku rwego rumwe imyaka igashira, mu gihe hari undi usanga akora akazi gasanzwe, ariko hashira igihe ukazamubona yarabaye umukire afite ubutunzi buhambaye, bitewe n'uko yasobanukiwe ko gukora cyane siko gutera imbere nk'uko abantu benshi bababeshya. Impamvu ya kabiri ugomba kumenya nuko abantu benshi bafite imitekerereze y'ubukene cyangwa igayitse. Usanga abantu benshi barakuze bumva amagambo y'abandi bantu bavuga ngo ubuzima buragoye, amafaranga ntabwo byoroshye kuyabona, abakire bose ni abanyamayeri cyangwa bagira ubucakura, ndetse nta n'umuntu ukira mu buryo bwiza. Abantu bitewe n'uko bumvise ayo magambo kenshi gashoboka imyaka igashira, usanga byarabaye kuri mu mitwe yabo. Niyo mpamvu uzasanga hari abantu babona amahirwe, ariko bitewe n'imyumvire bafite, ubwonko bukababwira ko bidashoboka kubikora. Iyo umuntu yishyizemo ko gukira ari amahirwe gusa, nta nubwo agira ubushake bwo guhaguruka ngo ashake inzira zo kugera ku bukire. Usanga hari abantu benshi bafite impano, ubwenge cyangwa ibitekerezo bikomeye, ariko bitewe n'imyumvire bafite, ugasanga ibyo byose bafite bibabereye imfabusa, ntacyo bibamariye. Kuko umuntu ntashobora kurenga ibyo yemera mu mutwe we. Hari impamvu uzabona kenshi abana bakuriye mu miryango, aho bakuze bababwira ko bakora cyane bakanigirira icyizere, bazashobora kugera ku cyo bifuza, mu gihe abana bakuriye mu miryango aho ababyeyi babo bavuga ko gukira bisaba guhemuka cyangwa umugisha, usanga abo bana bakora nta cyizere bigirira, bikanabadindiza mu gutera imbere. Gutera imbere no gutsinda mu buzima ntibigenwa gusa n'impano dufite, ahubwo ahanini bigenwa n'imyumvire dufite mu mitwe yacu. Impamvu ya gatatu ni ukubaho kugira ngo wemeze abandi. Iki ni kimwe mu bintu nyamukuru birimo gusenya no kurimbura urubyiruko rwinshi muri iyi minsi. Muri iyi minsi aho imbuga nkoranyambaga zaziye, usanga abantu benshi babayeho kugira ngo bemeze cyangwa bashimwe n'abandi. Umuntu asigaye agura telefone ihenze irenze ubushobozi bwe gusa kugira ngo yemeze abandi. Umuntu agafata ideni kugira ngo agaragare neza, cyangwa agakoresha amafaranga ye yose ku bintu byo kumurika no kwiyerekana. Ahanini ibi byose usanga biterwa na pressure y'imbuga nkoranyambaga yo kwigereranya n'ibyo uhabona. Usanga kenshi cyane cyane abakobwa babona nk'abandi bakobwa bagiye Dubai cyangwa ahandi hantu harenze, bari mu mahoteli cyangwa amahestora zihenze, bafite amamodoka meza n'ibindi, nabo bagatangira kumva ko bagomba kubaho batyo. Muri iki gihe niho usanga urubyiruko rwinshi rufite amatelefone ahenze nka iPhone, ariko badafite amafaranga bizigamiye kuri konti zabo. Cyangwa ugasanga bambara neza ariko bafite amadeni abarembeje. Buri gihe iyo umuntu atangiye kubaho ashaka gushima no kwemerwa n'abandi, birangira amafaranga ye yose yakoresheje mu kugaragara neza ngo yemerwe, aho kuyakoresha yubaka ahazaza. Urubyiruko rw'ubu nirwo usanga babahemba mu kazi amafaranga ya mbere, ugasanga bayaguzemo ibintu byo kwemeza no kwiyerekana, aho kuyafata bakayakoresha bubaka ibintu birambye mu buzima bwabo. Niho usanga umuntu ahembwa tuvuge nk'ibihumbi 500, ariko akabaho nk'umuntu uhembwa miliyoni 5. Akemera agafata amadeni kugira ngo yemeze abantu batanamwitayeho, batajya banemera.
Impamvu ya kane ni ugutinya gutangira. Abantu benshi bafite ikibazo aho usanga bafite inzozi bashaka kugeraho ariko bagatinya gutangira kuzishyira mu bikorwa. Hari abashaka gukora YouTube, hari abashaka kwiga no kwiyungura ubumenyi bushyashya, abashaka gutangira business no gukora content creation. Abenshi usanga bitewe n'ubwoba baba bibwira ko bizanga cyangwa abantu bazabaseka cyangwa ko batazabishobora. Imyaka igashira n'indi igataha bacibwira utyo. Gusa ukuri kwa nyako ni uko ubuzima bw'abantu benshi ntabwo busenywa no kubura amahirwe, ahubwo busenywa no gutinya kugerageza. Gutsindwa kubi si ukugerageza ibintu bikanga, ahubwo gutsindwa kubi ni ukumara imyaka 10, 20, 30 n'indi nta kintu na kimwe wagerageje. Imwe mu myumvire abantu bagomba kwikuramo ni ukuvuga ngo nzatangira niteguye cyangwa nzatangira nabonye ibyo nkeneye byose. Ahubwo ugomba gutangirira ku byo ufite ako kanya ukagenda uzamuka gahoro gahoro. Niba ugize igitekerezo cy'ikintu wakora, ugomba guhita ugishyira mu bikorwa igitaraganya, ukirinda kuvuga ngo nzabikora nyuma cyangwa ngo nzaba mbikora. Usanga abantu benshi banga gutangira gukora ibintu bashaka bitewe n'uko baba batinya ko abantu bazabaseka, bazabaca intege cyangwa kuko ubwabo batifitiye icyizere. Ariko ibyo byose ni ubusa. Uba ugomba kubirenga ukaba munini kubirusha, ukamenya ko n'abariya bageze ku nzozi zabo. Ibaze iyo badatinyuka ngo batere intambwe yo gutangira, cyangwa ibaze iyo baza gucibwa intege n'amagambo y'abantu. Ibyo byose byari gutuma batagera ku nzozi zabo nk'uko babishakaga. Impamvu ya gatanu ni ugukunda inzira zibusamo cyangwa ibyoroshye cyane. Ubu ngubu turi mu gihe aho usanga abantu bose bashaka intsinzi yihuse cyangwa ubuzima bwabo bugatera imbere vuba byihuse. Usanga abantu bashaka amafaranga vuba, bashaka gukira mu gihe gito, ndetse bashaka ibintu bidafite process. Ibi nibyo bituma abantu benshi nk'iyo bumvise ngo hari uburyo bwagwa miliyoni mu cyumweru bihutira kubijyamo vuba. Ariko nk'uko tubizi, ukuri kuriho nuko nta kintu kuri iyi si kigerwaho bidasabye igihe. Haba business ikura gahoro ikazatera imbere, haba talent nayo nuko, haba YouTube nayo ni buhoro buhoro ikazagenda izamuka, ndetse no gushora bisaba igihe kugira ngo bizazane inyungu. Ariko abantu benshi birengagije ukuri nyako, ahubwo bagashaka ibisubizo mu buryo bwihuse cyane. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu benshi basigaye bareka ibintu mbere yuko bitangira kubaha inyungu cyangwa ibisubizo, kuko ntabwo baba biteguye kwihanganira ko bisaba igihe no gutegereza kugira ngo utangire gusarura. Uzabona abantu babona publicité cyangwa ahantu bari kwamamaza bavuga ko iyo wohereje amafaranga tugukubira kabiri, ugasanga abantu bari biyobotse cyane kuko bashaka gukira byihuse binyuze mu nzira zibusamo. Niyo mpamvu uzasanga abakobwa muri iyi minsi basigaye bigurisha cyangwa bagasambana n'abagabo kugira ngo babahe amafaranga menshi, mu gihe usanga abasore bo wenda bari gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa bari mu bujura. Ibyo byose babikora ngo bakire vuba byihuse. Impamvu ya gatandatu ni ugushinja abantu cyangwa ibindi bintu ukabibagerekaho. Usanga mu buzima bwacu hari abantu benshi babayeho bashinja ndetse banagereka ku kuba badatera imbere kwabo. Bamwe babishinja imiryango bavukamo ko ariyo yabigizemo uruhare ngo babe badatera imbere, abandi babigereka ku gihugu ko nta mahirwe kibaha, abandi bakabishinja inshuti cyangwa ubuzima. Ariko abantu bagomba kureka kugira urwitwazo mu buzima, ahubwo bakavuga ati yego koko ubuzima buragoye, ariko se nakora iki kugira ngo mbihindure, aho guhora ugereka ibintu ku bantu. Kuko hari nk'igihe usanga ubuzima ubayemo ari bwo butuma udatera imbere, nko kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga ureba ibintu bigushimisha, mu gihe hari abandi baba bari kwihugurira kuri izo mbuga nkoranyambaga uba uriho uri gukoraho ubusa. Niyo mpamvu tangira ushaka ubumenyi runaka kuko isi turimo yarahindutse. Bimwe mu bintu wakwiga, iga nko gukora editing, graphic design, marketing, AI, programming, online business cyangwa ibindi. Gusa shaka ubumenyi wiga ubu bufite cyangwa ushaka ikintu wihuguramo ubukizi, kuko isi turimo cyangwa turi kujyamo ababona amafaranga saba akora cyane, ahubwo n'abazaba bafite ubumenyi. Nukora impinduka ku buzima bwawe, ubuzima bwawe nabwo buzahinduka. Abantu ntibakena kubera ko ari abanebwe badakora cyane, ahubwo ni ukubera ubwoba, kubura ubumenyi,
gukoresha nabi amafaranga ndetse no kubaho ushimisha abandi. Icyo nababwira ni uko guhera aka kanya tangirira aho uri, tangira ku byo ufite, kandi wibuke ko nta kintu gikora cyangwa gitera imbere mu ijoro rimwe. Ibintu byose bisaba igihe no gutegereza kugira ngo bizamuke utangire kubona inyungu n'ibisubizo. Amahitamo uzakora mu buzima bwawe niyo azagena uko ubuzima bwawe buzaba bumeze mu myaka iri imbere ndetse n'ahazaza hawe. Ibiganiro nk'ibi by'ubwenge bitwubakamo imitekerereze yadufasha kwiteza imbere no gukura mu buzima bwacu, muzajya mubisanga kuri YouTube channel Big Pop Media. Niyo mpamvu mbasaba gukora subscribe, gukanda like no gusharinga iki kiganiro ku bantu benshi bashoboka kikagera kure, mugatanga n'ibitekerezo byanyu muri comment.